Amazina yanjye nitwa Havugimana Fidel, kavukire yanjye ni mu majyepfo aho bita Nyaruguru. Nkaba umwuga wo gutwara moto nkumazemo imyaka 4. Natangiye kujya nkora ibidasanzwe cyangwa siporo maze imyaka 2 ibi bintu mbigerageza, ariko uburyo mbikora kuri moto isanzwe itwara abagenzi, kuko namaze kubona moto ya siporo nakora ibirenze ku byo nkora dukurikije ku rwego ngezeho na level ngezeho. Imbogamizi rero mpura nayo nk'ibi bintu nkora ni ubushobozi buba bukenewe, nabonye ubushobozi nakora ibirenze ibyo abandi bakora. Nk'umwana w'umunyarwanda rero nanjye ngerageza gukora ibyo abandi bazungu bakora, kandi bo bakabikoresha moto ya siporo. Ngewe nkoresha moto isanzwe, ubwo urumva nabonye moto ya siporo nkabona ubushobozi. Mbese mfite impano nagera ku bintu byinshi, nahesha ishema u Rwanda, nahesha n'igihugu ishema. Icyo rero naba nsaba nk'umuntu wenda waba unkunda ushaka kunshyigikira ni ubushobozi, nkaba nabona ibikoresho nyirizina bifatika, kuko urumva iyo umuntu aririmba n'umunwa gusa adafite mikoro ntabwo bigenda neza, ariko iyo afite mikoro akabona n'umuziki, impano ye igerageza kwaguka ikanumvikana birenze. Nkaba rero nshimira abankunda bose n'abitegura kuba bamfasha yuko nanjye ntazabatenguha, nzakoresha ibishoboka byose mu mpano Imana yampaye, herekana ibindi birenze kurenza ibyo muri kubona muri aya mashusho. Imbogamizi mpura nazo ni ubushobozi buba butaraboneka ngo mbe nabona moto ya siporo. Aka kanya ubu ngubu niyo nkeneye, ni nayo ndi gusaba, kuko impano yo ndayifite n'ubuhanga ndabufite. Ubwo urumva ikibura n'impano. Naramutse rero nabonye impano nakora ibirenze ibi ngibi mubona. Nabonye na moto ya siporo yabugenewe, hari moto zisimba, hari moto zifite ubushobozi. Ndakiga, ntago ndarangiza, ndacyatekereza ibindi, ndacyari ku ishuri. Mbese ubwo rero ndakomeje mu kwiga no gushaka ubundi bumenyi burenze ubwo mfite. Wakumva hari icyo yamfasha yazampamagara kuri contact muri buze kubona ku iyi video. Ndangije mbifuriza umunsi mwiza n'icyumweru cyiza uyu munsi. Sawa sawa.